ugiye kuvumbura amabanga abagabo benshi bataramenya iyo bigeze mu gutereta abakobwa. Ngiye kukwigisha gutereta abakobwa ku buryo utazongera gukatirwa mu buzima bwawe cyangwa kurya indobo. Niba uri mushyashya, kora subscribe, like, share kugira ngo utazajya ucikwa na video nk'izi zaguhindura ubuzima. Tuvuge ko uhuye nk'umukobwa wamwishimiye, ni iki wamubwira? Ni ibihe biganiro mwagirana? Ndetse ni iki wakora kugira ngo ikiganiro kigende neza kandi umukobwa agende agutekereza wamushimishije ndetse wamwemeje? Mbere na mbere, iri ni ikosa ugomba kwirinda. Mbere y'uko uhura n'umukobwa, ntugatekereze icyo uri buze kumubwira cyangwa ibyo mugiye kuvuganaho. Ndetse mbere y'uko dukomeza, ndashaka ko ubanza ugahindura imyumvire yawe kuri iki kintu yuko umukobwa ari igitangaza. Umukobwa ntabwo ari igitangaza. Wiyumvishe gumo muri wowe yuko umukobwa ari umuntu nk'abandi bose. Si igitangaza, witekereza cyane. Ni umuntu nk'abandi. Kuba ari mwiza, wikumva ko ari igitangaza. Akora amakosa nk'abandi, akora ubugoryi nk'abandi bose. Nk'uko ukora amakosa ni nk'uko nawe yakora. Wiyumvishe ko ari umuntu nk'abandi. Ubwiza ni ubwiza gusa, ariko si igitangaza. Iyo uvugisha umukobwa, ibitekerezo byiwe biba birimo kugusikana cyangwa akureba ndetse anumva areba niba koko uri umuhungu umukwiriye. Niyo mpamvu ugomba kwitonda kandi nanone ntubigire intambara kuko biroroshye kurusha uko ubikeka. Ikintu cya mbere ugomba kumenya iyo bijyanye mu gutereta abakobwa, ugomba kubanza kumva icyo bita gukurura. Gukurura ni iki? Attraction cyangwa gukurura umukobwa. Ni iki? Bigenda bite? Utazi iki kintu mu buzima bwawe, bizakomeza bikugore gutereta umukobwa. Nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Bitandukanye n'abagabo, abakobwa bafata imyanzuro cyangwa bahitamo bitewe n'uburyo biyumva. Abagabo bakoresha icyo bita logique, barareba, bagasesengura, bagahitamo. Ariko abakobwa agomba kubanza kwiyumva cyangwa kwiyumvamo ikintu. Niyo mpamvu gutereta abakobwa bibagora. Nta gutuma agira ibyo yumvamo. Uzi gukora ku marangamutima yiwe, ntabwo byazongera kukugora gutereta umukobwa. Mbere y'uko dukomeza, ndashaka kubanza kumva iki kintu. Umukobwa uwo ari we wese akivuka aba afite intego yo gushaka umugabo nyawe ubuzima bwiwe bazabana. So mu gihe icyo ari cyo cyose uzaba uvugana n'umukobwa, ujye umenya ko uri umwe muri ba bantu ari gushakamo umugabo w'ubuzima bwiwe. Iyo arimo arashaka cyangwa uri kumwe nawe, aba areba ibintu byinshi. So kandi nk'umuhungu ugomba kugaragara mu buryo, ugomba kwiyumvamo, ugomba kwigaragaza yuko uri hejuru y'umukobwa, we akaba ari hasi yawe. Kuko abagabo barategeka, abakobwa bakumvira. Ndetse ni nawe umuntu umukobwa aba ashaka, umuntu uzayobora, umuntu uzamurinda. So mu gihe muri kuvugana nawe, ujye ugerageza kwiyumvisha yuko ari hasi ukaba uri hejuru. Ndetse no mu byo ukora byose byerekane. Ushobora gukeka ko ari ibintu bitumvikana, ariko iyi video nirangira ukumva ibi bintu, uraza gutuma umukobwa wese azajya ahora gutekereza mu gihe mumaze kuvugana. So mu gihe uri kuvugana n'umukobwa, 50% ugomba kuba iri kuri we cyangwa agomba kwivuga cyangwa umubaza ibibazo. 30% yindi igomba kuba muri kuvuga ku bibasarangiza cyangwa ibibari uruhande ngibiri kuba iruhande rwayo. 20% ni wowe. Muri make kuri wowe ugomba kugira gakeya cyane ku ijana, kubera ko uvuga cyane n'ubu ukeneye yuko bamwemera. Iyo ubaza ibibazo wiyerekana nk'umunyembaraga, nk'ufite imbaraga. Urugero n'ujya muri interview y'akazi, 90% y'ibibazo ni wowe ubisubiza kandi ni wowe ubibazwa. 10% n'ubaza ni umuntu uri kukubaza. Nta hano rero no ku mukobwa niko bigomba kugenda. Hano byerekana ufite imbaraga uwo ari we. Ikindi, abasore benshi barahatiriza.
murabizi abahungu bohereza cyangwa bakandikira abakobwa cyane, bagasobanura cyane, bakisobanura cyane ndetse bagahatiriza mu gihe umukobwa atari kubavugisha cyangwa bagashaka gutangira ikiganiro. Ariko abasore bakurura ntabwo bahatiriza, ahubwo of course nk'uko iryo jambo rivuga barakurura. Bishatse kuvuga ngo bishatse kuvuga ko uri kumubwira ati ndashaka ko unkunda. Umuhungu utuma umukobwa ari gushiramo imbaraga amwandikira, uwo muhungu akaba adahari, aho adahora ari available cyangwa adahora aboneka, atari wa muntu wandikira ngo ubone ahora asubiza buri kanya. Umukobwa atangira kugabanya agaciro kiwe, agatangira gucesinga cyangwa akaba ari we wiruka inyuma cyangwa ahatiriza ku muhungu, kubera ko abakobwa bakunda abahungu batabakunda. Abakobwa ntibakunda abahungu bahora bahari mu gihe yakwandikiwe ukaba uhari uhora umusubiza. Icyo gihe nta kintu gitangaje kiba kiri mu buzima bwawe. Ariko umuhungu utaboneka, ugoranye kuganira nawe, umukobwa ahora amutekerezaho kuko aba yumva ari igitangaza, afite n'ibyo ahugiyemo. So ni gute wakurura aho ugira ngo uhatirize? Reka nkwigishe. Koresha imbaraga ari gukoresha. Niba yanditse rimwe, andika rimwe. Niba asubiza rimwe, subiza rimwe. Niba aguhamagaye, muhamagare rimwe. Urumva? Niba atari kugusubiza, mwihorere. Ahangaha azibaza ibyo urimo, numureka ukagenda cyangwa mubise cyangwa ukareka hagashira akanya, azizana ubone arakwandikiye kuko atangira gutekerezaho. Umuha umwanya wo kugutekerezaho no kuba ari we utangira cyangwa ashaka ko muganira, agakumbura. Muha impamvu yo gukumbura. Icyanyuma, fata umwanya wawe wigendere cyangwa akubure, agukumbure. Rekera kumuvugisha, rekera kujya hajya, agukumbure. Abagabo benshi bakeka ko kuba uri hafi y'umukobwa bituma agufata nk'uwara agaciro kwa ko muri hafi umwitaho. Oya, ahubwo bituma akubona nkaho udafite icyo gukora, ndetse akanaguha umwanya wo kuguhararwa. So muri make, numujya kure azagukumbura, azumva agaciro kawe. Kandi nuko nabivuze, abakobwa bakunda abahungu batabashaka cyangwa batabakunda. Iyo kiguhora imbere gitakaza agaciro cyangwa ukiburira agaciro. Tekereza ikintu gihora imbere yawe. Iyo uguze ikintu cyangwa ugahashira ikintu imbere yawe, gitangira gifite agaciro, ugikunda, nyuma kigahura n'ibindi kigata agaciro. Niyo mpamvu dukunda ibyo tudafite. So iyo uhora uhari umwandikira, uhura nawe, atangira gutesha agaciro igihe cyawe kubera ko arakurambirwa. Yaba ari umukunzi wawe cyangwa se cyane cyane iyo uri guteta, ukeneye umukobwa ko gukumbura. Muha ibihe byiza y'ibyo kwibuka mugirana, ndetse nyuma y'uko bitangiye kuryoha, mubaye inshuti cyangwa biri kuryoha, ubure azakwishakira, azakwiruka inyuma. Kuko abakobwa bakubwiye ko gufata umwanzuro wabo biterwa n'uko biyumva. Iyo umukobwa yiyumvishijemo ikintu aragishaka paka kibonye. Si ukuvuga ko ugomba kumwirengagiza mu gihe akuvugisha, uyamuvugishe, ariko numuha umwanya wawe wose. Bino bimwereka ko ufite ibyo gukora, ndetse umukobwa ashaka kuba mu buzima butangaje. Kugira ngo aze mu buzima bwawe nuko ugomba kumwereka ko butangaje kandi nawe utangaje, uri mu buzima butangaje kandi buteye amatsiko. Rero ugomba kuba ufite ibyo uhugiyemo bituma babona ko ufitiye ibindi umwanya, ntagutesha agaciro, ndetse ahangaha niho unabonera agaciro. Mwakoze kuri iyi video. Niba ibi mvuze hari icyo bigufashije, andika muri comment. Murakoze.